ngo ati nari nzi neza yuko uno musore Dogiteri Nsabi azaba umukwe wanjye, bitewe n'umubano nabonaga afitanye n'umukobwa wanjye ubwo yari akimara kwinjira muri sinema nyarwanda rwose arimo azamuka uko bwije n'uko bukeye, umubano w'aba bombi rwose wari ukataje, ku buryo abantu bamwe na bamwe bagendaga bavuga ngo Miss Nyambo ndetse na Dogiteri Nsabi barakundana, usibye yuko nyuma y'aho ngaho bitewe n'umubano bari bafitanye udasanzwe na se w'uyu mukobwa Miss Nyambo rwose yari azi yuko uyu Dogiteri Nsabi azaba umukwe wiwe ndetse n'umuryango w'uyu musore Dogiteri Nsabi wari waramaze kwakira neza yuko uyu mukobwa Miss Nyambo azaba ari umukazana wabo ndetse na Dogiteri Nsabi mu muryango wa Miss Nyambo baramaze kwakira yuko Nsabi ari umukwe wabo. Ibi ngibi rero tugiye kubirebera hamwe uburyo byari byifashe, ayo ni amagambo yavuzwe n'uyu musaza rwose cyangwa se uyu mugabo ubyara uno mukobwa Miss Nyambo mwakunze muri benshi muri sinema nyarwanda. Nimba ukoresha imbuga nkoranyambaga ukaba ukunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro, ntabwo waba utazi rwose umunyarwenya Dogiteri Nsabi umaze kwigarurira imitima y'abatari bakeya, cyangwa se ukunda filime nyarwanda muri sinema nabwo ntabwo waba utazi rwose uyu mukobwa Miss Nyambo w'ubwiza bukurura benshi uko bwije n'uko bukeye, umaze kwamamara muri sinema nyarwanda, umunsi ku wundi izina ryiwe rigenda rizamuka kurushaho, aza mu bakinnyi ba filime rwose bakunzwe n'abatari bakeya. Ngira murabizi yewe arimo akina filime hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda yise Ibanga, irimo ikurura abatari bakeya umunsi ku wundi, abayireba bagenda biyongera. Uyu Dogiteri Nsabi ndetse n'uyu mukobwa Miss Nyambo, uyu mwanya rero tukaba tugiye kugaruka kwa bombi turebera hamwe ubuzima bwabo bagiye babamo mbere y'uko binjira muri sinema nyarwanda, yewe n'umubano bafitanye, ku buryo rimwe na rimwe ubwo uyu Miss Nyambo yari atarahura na Titi Brown abantu benshi bamenye iyo couple, benshi bavugaga yuko uyu Miss Nyambo akundana n'uyu musore wacu Dogiteri Nsabi, yewe na n'uyu munsi hari abo utabyumvisha baba biyumvisha yuko uyu musore Miss Nyambo ndetse na Dogiteri Nsabi bakundana, ariko abo ngabo ni abadakurikira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye cyangwa se abadakurikira ibintu bya social media, rwose ukunda imbuga nkoranyambaga ntabwo waba utazi couple y'uyu mukobwa Miss Nyambo ndetse na Titi Brown irimo ivugisha abatari bakeya amagambo nk'iyi Miss. Mbere na mbere reka tubanze turebere ubundi hamwe Dogiteri Nsabi ni muntu ki. Byinshi kuri uyu musore rero ukaba ugiye kubimenyera hano ngaha. Ni umusore rero uba wiyambariye ingofero, ikote, karuvante n'ipantaro ndetse utibagiye n'inkweto za bodaboda. Imvugo ye itamenyerewe cyane ni kimwe mu bigenda bimwongerera igikundiro umunsi ku wundi. Ubusanzwe ababyeyi bamwise Nsabimana Eric, we yita Dogiteri Nsabi, akaba yaravutse mu 1997 rwose na karindwi, akavukira mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane, abahungu batatu ndetse n'umukobwa umwe. Uyu Dogiteri Nsabi rero akaba ari nawe mfura y'iwabo, rwose niwe mukuru. Yagize amahirwe yo kwiga aho yarangirije amashuri yisumbuye muri GS Muhozi Musanze, akaba yarize MCB. Mu kiganiro cyihariye Dogiteri Nsabi yahaye ikinyamakuru Isimbi cyagarutse ku buzima bwiwe, naho mutegereze turaje tuhagere. Uyu Dogiteri Nsabi yarangije muri 2019 rwose, niho yari arangije amashuri ye yisumbuye. Noneho reka turebere hamwe ikiganiro cyagarutse ku buzima bwiwe uyu musore yahaye ikinyamakuru Isimbi, rwose kuva ari umwana kugeza aho ageze uyu munsi. Avuga yuko yakuze se akora akazi k'ubufundi, ni mu gihe nyina we yateraga amarangi. Avuga yuko aka ari ko kazi kari kabatunze iwabo mu rugo, ngo nubwo rimwe na rimwe kageraga gutya rwose kakabura. Avuga ko uko bagendaga bamenyana n'abantu benshi, ari nako akazi kabo kagendaga kiyongera umunsi ku wundi kagenda kaguka. Dogiteri Nsabi avuga ko yatangiye umwuga wo gukina filime n'urwenya muri 2016, akorana n'abandi baza no kwegukana igikombe ku nsanganyamatsiko yari yatanzwe. Wakibaza ni iyihe? Ati icyo gihe natwaye n'igihembo. Hari amarushanwa yo gukina, ariko byari ukuvuga ku bana bafite ubumuga bwo mu mutwe uburyo tugomba kubana nabo cyangwa se guharanira uburenganzira bwabo. Icyo gihe nakinnye neza dutwara igikombe tuba aba mbere. Ndakeka aho ngaho ari naho natangiriye kubikora, nkomeza kubikora mu bigo byose nizeho. Nabaga mu matsinda ya club akora ibintu bijyanye n'imyidagaduro, ugasanga ndabishoboye cyane. Ikigo cyose nigagaho wasangaga nzwi mu bintu bijyanye n'urwenya no kuvuga amakuru. Dogiteri Nsabi avuga yuko ubwo rwose
yigaga mu bigo byose yagiye yigaho, wasangaga rwose azwi mu bintu bijyanye no kuvuga amakuru muri club za comedy, ku buryo ngo club yabaga arimo yuzuraga abantu bagatsika bitewe n'uburyo yakoraga ibintu byiwe neza kandi agashimisha buri umwe byose wese. Ku kijyanye n'izina yahisemo gukoresha mu mwuga yinjiyemo rya Dogiteri Nsabi, yavuze ko bifitanye isano nawe ndetse n'ibyo yize. Ati aho iryo zina ryavuye, ikintu cya mbere cyo nkunda inkomoko yanjye, sinkunda kwihakana uwo ndi we bitewe n'aho ndi cyangwa se n'icyo nshaka kugeraho. Icya mbere naravuze ngo niba nshaka kuba icyamamare ntabwo ngomba kujya kure y'amazina yanjye ngo nihakane uwo ndi we, ahubwo mu gice kigomba kugira amazina nzitwa hagomba kuzamo izina ryanjye, niho navanye Nsabi. Irya Dogiteri Nsabi ryo ngo ryaje bitewe n'ukuntu yize MCB, kandi iyo umuntu ayize neza rwose aba umuganga. Noneho njye narayize ariko byarananiye, ndavuga ngo noneho reka nubwo ndabigezeho ariko naravunitse, ntabwo ngomba kwirengagiza imvune navunitse. Nubwo byananiye mpita mfata dogiteri, gutyo noneho bihita bihurira n'ukuntu hari hadutse ngo ijambo rigezweho ryakora umuti. Ndavuga nti ese hazajya hakorwa imiti nta muntu wo kuyivurisha uhari? Ndavuga ngo ngomba gushyiraho ka dogiteri kugira ngo imiti ikozwe hajye haboneka umuntu uyivurisha. Nubwo agifite urugendo runini rwo kugenda, Dogiteri Nsabi avuga ko byibuze ubu yishimiye aho izina rye rimaze kugera, kuko ryaramenyekanye cyane. Ati aho izina rya Dogiteri Nsabi rimaze kugera rwose ni izina rimaze gukura, kuko icyo ngenderaho mvuga ngo rimaze gukura ni uko rizwi n'abantu benshi cyane, ubona ari ibintu byazamutse bikajya ku yindi ntera. Ni izina ryazamutse rijya mu yandi azwi dufite mu gihugu akora umwuga wa sinema. Ku kijyanye n'ikintu ngo cyamugoye mu rugendo rwo kwinjira muri sinema, yagize ati ikintu cya mbere cyangoye ni ukwisubiza ikibazo cya nzihangana ngize ryari, ariko kubera Imana no gusenga byamaze gucamo. Iki kibazo cya nzihangana ngize ryari, umuntu wese arimo afonda bizinesi iyo abonye itarimo igenda rwose arakibaza, kandi nawe rwose urakibaza, n'umunyeshuri aba yibaza nzarangiza ryari. Ahamya ko Dogiteri Nsabi umwuga akora ari umwuga ushobora gutunga umuntu uwo ari we wese, ndetse akurikije ibyo agenda abona umunsi ku wundi atagize ngo ikimuhungabanya, avuga yuko ariho hazava ibimutunga ubuzima bwiwe bwose ndetse n'abazamukomokamo. Ati ngumye mu murongo ndimo ntagize ikimpungabanya, ibi ni ibintu bishobora kuzangira umumaro ubuzima bwanjye bwose, kandi nkitunga ngatunga n'abazankomokaho ndetse n'abandi bagiye batandukanye najya mfasha. Avuga yuko imyambarire ye ari mu kazi ari ikintu yatekerejeho gishobora kuba nk'ikimuranga, kugira ngo binamufashe kuzamura izina rye mu buryo bworoshye kandi vuba. Ati nimba ari urwenya ninjiyemo ugomba kundeba ugahita utangazwa n'uko meze, bikagutera kunyitaho. Ndavuga ikintu cyatuma umuntu wese andeba bwa mbere agatungurwa cyangwa se agahita amfata mu mutwe ni iki? Ni uko yahisemo kwambara ibintu bitandukanye, ahitamo gukoresha ingofero, akoresha karuvante, akoresha amarinete, akoresha n'ipantaro, yewe akoresha n'inkweto za bodaboda. Avuga ko yari afite inzozi zo kuzaba umuhanzi cyangwa se umushushanyi, gusa anateganya ko mu minsi iri imbere hari indirimbo azasohora. Ati uretse iby'ubwana ni ibintu byinshi umuntu yumvaga azaba, ariko njyewe kubera impano niyumvagamo, ikintu cya mbere cyazaga imbere y'ibindi byose ni ugukina filime yewe no kuzandika. Ikindi cya kabiri ni ukuririmba, hagakurikiraho gushushanya. Ibyo bintu bitatu niyumvagamo ko nshobora kwerekezamo. Nta ndirimbo arasohora, ariko avuga yuko mu minsi iri imbere azayisohorera abafana biwe. Avuga yuko impamvu yinjiye mu rwenya, nubwo yari afite inzozi cyangwa se imipanga itatu, uwazaga mbere y'indi yose no gukina filime. Ikintu cyamubabaje ni uburyo yaba yarakoze cyane bimugoye ngo azamuke, ariko yamara kuzamuka n'iryo zina yishimiraga aribonye nabyo bikamubangamira. Icyo yishimira ubu ngubu ni uko yabonye urubuga anyuzaho ibintu bimuri mu mutwe, abantu bakabona mu buryo kandi bworoshye kandi ari benshi. Kandi mu kwinjira muri sinema kwe yungutse inshuti nyinshi zigiye zitandukanye. Kimwe mu bintu byamugoye cyangwa se yakoze ngo akiri umwana n'uyu munsi atazigera yibagirwa, ni uburyo yagize kuva mu karere ka Musanze akerekeza Nyabihu n'amaguru ngo kubera urukumbuzi yari afitiye mushiki wiwe, kandi akagenda atanasabye iwabo uruhushya. Dogiteri Nsabi avuga ko nta mukunzi afite, ngo bwa mbere yinjira muri sinema umuryango we ntabwo wabonaga ibyo yakora kuko ari ibintu byavamo umwuga ufatika.
Noneho reka turebere hamwe ko uyu mukobwa Miss Nyambo we turafata iminota mikeya rwose itarenze 3 cyangwa se 2. Miss Nyambo ni umukobwa rwose wabayeho mu buzima butoroshye, umushumba w'inka wokeje nyirarunonko nyinshi cyane. Ni umukobwa yize mu buryo bumugoye kandi cyane bitewe n'uburyo yakundaga kurwara. Avuga yuko ubwo yabaga ari imbere y'abanyeshuri arimo abasobanurira rwose yashidukaga yaguye hasi bikaba ngombwa ko ajya iwabo mu rugo. Avuga yuko bitewe n'uburyo yakundaga kurwara atigeze arangiriza amashuri yo mu karere ka Rusizi ahazwi nko mu Gishoma bitewe n'uko ariho yigaga. Ikintu cyatumye atararangiza amashuri yiwe ni uburyo yakundaga kurwaragurika kandi akarwara ari abantu bamuroze bari baturanye iwabo. Ikindi wamenya ko uyu mukobwa Miss Nyambo avuga yuko ubwo yajyaga arwara iyo yatahaga iwabo rwose yajyaga gushyika yakize. Avuga ko yakoraga urugendo rw'amasaha 6 hafi 7 kuva mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu majyaruguru yerekeza mu Gishoma agiye ku ishuri, rwabaga ari urugendo runini ku buryo yajyaga ahashyika yananiwe. Uyu mukobwa Miss Nyambo ni umwe mu bakinnyi bafite izina rihambaye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda muri sinema nyarwanda, umunsi ku wundi agenda yishimirwa n'abatari bakeya yewe ari nako bamuhereza akazi mu mafilime agiye atandukanye. Gusa bamwe ntajya ababonera umwanya bitewe n'uko nawe aba afite ibyo ahugiyemo akina filime yiwe mwakunze muri benshi, ndetse na n'uyu munsi mugikunda filime yise Ibanga, filime iri kwigarurira imitima y'abanyarwanda yewe mw'iyi minsi. Filime ari gusohora umunsi umwe gusa ikaba imaze kurebwa n'ibihumbi 60 cyangwa se 70 by'aba viewers. Urumva yuko abo ni abantu benshi buri umwe wese atapfa kubona. Reka nkubwire cawu cawu, ukomeze ugire ibihe byiza. Uracyari kuri Rwandan Future, gusaba ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Uyu Miss Nyambo umusore bari kumwe mw'aka kanya mu rukundo ni umusore yitwa Titi Brown, kandi nawe ibi ngibi urabazi, urukundo rwaba rwose ni urukundo rugeze aharyoshye ku buryo bavuga yuko mu minsi iri imbere yewe bashobora no kuzabana bagakora ubukwe. Reka nkubwire ngo ukomeze ugire ibihe byiza n'umwaka mushya muhire wa 2025. Kanda subscribe kuri iyi YouTube channel, unakande like, yewe ukore na share kuri iyi video kugira channel yacu ikomeze kuzamuka, tuzajya duhura mu biganiro byinshi bya buri munsi kandi bigiye bitandukanye.